ikaze nongera gushimira cyane mwe mwese muba mwabanye natwe, abakoze subscribe muri abantu b'abagataramu, abandi mutarayikora namwe nabashishikarizaga kuyikora kugira ngo mujye mukurikira amakuru yacu ya siporo uko agenda asohoka umunsi ku munsi. Ndetse kandi utarayikora wakanda kuri iryo jambo ryanditse ryitwa subscribe, ugakanda no kuri kariya kantu k'inzogera kaba kari hirya. Wamara kugakanda wahita haza amagambo 3 ugahita uhitamo akambere kanditseho ngo all, kugira ngo inkuru yose dushyizeho ujye ubasha guhita uyibona kandi uyibonere igihe. Abakoze subscribe ndabashimiye cyane, kandi nabibutsaga kujya mukora like, share ndetse mugatanga na comment, kuko akamaro ko gukora ibyo byose nka like, uyo inkuru yagize like nyinshi YouTube ihita yifata ikayoherereza n'abandi bantu nabo kugira ngo bayirebe. Share nayo ikintu idufasha ni ukuvuga ngo usharinga inkuru, bya bintu wumvise wakunze ukabisangiza n'abandi batabibonye kugira ngo nabo babyumve. Naho comment ni ukugira ngo turebe koko niba twakurikiwe izo comment, tukagenda dukuramo ibitekerezo. Hari ushobora kuvuga ati wongeremo iki ngiki, cyangwa uri kubikora nabi uragira ngo twagira ngo ujye udushyiriramo aka kantu, gutyo mbese bigatuma natwe tugira motivation yo gukora dukorera mwebwe mudukurikira, kuko channel ntabwo ari iyacu ahubwo channel ni iyanyu mutwumva ndetse mukurikira ibiganiro byacu. Twagarutse rero n'amakuru y'imikino nk'uko bisanzwe, ni Murera, ni ikipe ya Rayon Sport tugarutsemo nk'uko bisanzwe. Nkaba ngiye kubahamo amakuru agiye avugwamo, harimo ibya transfer zatangiye kuvuza ubuhuha ndetse n'ibyo Skol yagiye yemerera Rayon Sport. Muri uku kwitegura rero sezitaha ya 2024-2025 Rayon Sport yagiranye ibiganiro na muterankunga mukuru wabo ari we Skol. Bagize umwiherero hariya mu karere ka Bugesera i Nyamata, baganira ku bintu byinshi. Gusa ibyo byose mwagiye mubyumva, ntabwo ari byo ngiye kugarukaho byose 100%, ariko ndagenda mfatamo udupuwe tumwe na tumwe bagiye bigaho dufitiye akamaro ekipe, ndetse tugiye guhindura Rayon Sport ku buryo mu mwaka utaha izaba ari Rayon Sport nshya kandi ikomeye cyane. Uti rero ugiye kutubwira kuki? Muri aya makuru ngiye kubabwira uburyo Skol yemereye Rayon Sport amafaranga agera kuri miliyoni 200 zo kugura abakinnyi, ndetse ngo ikazajya inabihembera. Ndongera mbabwire ku byo Jean Fidel Perezida retired yagarutseho ku buryo bwo kugura abakinnyi, kongerera abasanzwe muri Rayon amasezerano, ndetse no kuzamura abana bari mu ikipe yabo y'abatoya irererwa i Nyanza. Igikomeye cyane ndabagezaho umukinnyi ukomeye cyane bari mu biganiro ndetse biri hafi gusozwa, akaba bari mu biganiro bikomeye byo kuza muri Rayon Sport, ndetse uwo mukinnyi akaba ari umukinnyi ukomeye. Wowe ikintu usabwa ni ukumva iki kiganiro cyose kikarangira kugira ngo utagira akantu na kamwe ucikwa. Yes, reka dutangire rero n'amakuru yacu. Mu mwiherero wabaye, Skol yemereye Rayon Sport miliyoni zigera kuri 200 zo kugura abakinnyi bakomeye cyane, atari kwa kundi ko gushaka abakinnyi benshi ba make batagize ikintu bafasha ekipe ndetse na Skol ubwayo. Skol yabwiye abayobozi ba Rayon Sport ko bagomba gushakamo abakinnyi 4 cyangwa 5 bakomeye cyane ku buryo izajya inabihembera y'ubwayo. Rayon Sport nayo yahise ifata umwanzuro ko igiye kwitonda igashaka abo bakinnyi ishishoje neza ku buryo batazayituburira, bakazaba ari abakinnyi bakomeye, ariko ngo ntago bibabuza no gushakisha abandi bakinnyi, kuko n'ubundi abenshi mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport ifite ubu ngubu bari mu gihe cyo gusoza amasezerano, kuko bazayasoza iyi sezo irangiye. Ubundi Rayon Sport iyi sezo nirangira izaba ifite abakinnyi 6 nibo ifite n'ubu ngubu bagifite amasezerano yayo. Urumva ko abandi bose bazaba bayasoje, bagomba kubongerera amasezerano, ndetse ari nako bashakisha n'abandi bakinnyi bashyashya. Jean Fidel retired bamubajije ku byerekeye
abakinnyi Rayon Sports izakoresha muri sezo itaha ya 2024-2025 yasubije ko ngo ari ihurizo rikomeye. Ati dufite ikibazo gikomeye cy'abakinnyi benshi bagiye gusoza amasezerano, ubu turi kurwana no kubaganiriza ngo tuyabongerere, ariko anavuga ko ikibazo gikomeye kiri mu makipe yo mu Rwanda ari uko nta marerero bafite cyangwa se nta ngimbi zabo bafite bakuramo abakinnyi. Atariko twebwe twarabitangiye, ingimbi zacu turazifite i Nyanza, ubwo ni abakinnyi batoya b'ikipe ya Rayon Sports batarengeje imyaka 20. Ati dufitemo n'abakinnyi 3 tugiye kuzazamura muri iyi sezo itaha, ubwo tuzazamura abo bakinnyi 3 twongerere amasezerano abo dufite umutoza ari gushaka, atariko bitatubujije yuko tuzajya no ku isoko tukagura abandi bakinnyi bakomeye barimo nabo Skol yatwemereye. Abo bakinnyi rero bazazamura ntabwo yabavuze amazina, kuko hano twe tubabwira ibintu by'ukuri, nta byo kubabeshya ngo amazina naya. Uzajya wumva ibintu hano by'ukuri biciye mu mucyo, ku buryo tubaha amakuru yizewe 100%. Ntago yigeze rero avuga amazina yabo, ahubwo twebwe icyo turi gukora nk'uko dusanzwe twicengera tukabagererayo, turi kuyashakisha kugira ngo tuzabone uburyo tuyabagezaho. Ikipe ya Murera igomba kugura abakinnyi no kongerera abafite bose hamwe, byibura ikagura abakinnyi 14 kugira ngo wenda igire abakinnyi 20 byibura, kuko abo ifite ubu ngubu bafite amasezerano ni abakinnyi 6 gusa. Muri abo bakinnyi 6 ni Serumugo Ali Omar, hakaza Bugingo Hakim, hakaza Charles Bare, hakaza Mitima Isaac, Musa Majaliwa uri kubakoroga cyane, tutaremeza neza niba azaguma muri Rayon Sports, ndetse na Iradukunda Pascal wavuye muri rya rero, we yazamutse mbere bakunze kwita Petit Skol. Gusa ubu ngubu transfer muri Rayon Sports zaratangiye, bari mu biganiro bikomeye. Nagiye mbabwira bamwe bagiye baganira, harimo umuzamu wa Musanze FC uriya witwa Muhawe nayo Gadi, harimo wa APR Pierre Ishimwe, ndetse harimo na Olivier Sefu. Abo bose bagiye bagirana ibiganiro, ndetse na Muhajiri. Ibyo byose biracyari mu biganiro, ariko uyu munsi hari uwundi mukinnyi bari mu biganiro kandi byenda kurangira. Uyu mukinnyi uyu munsi ngiye kubabwira ni umukinnyi usanzwe ukina hano mu Rwanda, akaba yarahageze muri iyi sezo ya 2023-2024. Akina mu ikipe idakomeye, ariko we arashoboye, kuko kugeza ubu niwe top scorer, niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi, aho uyu munsi wa 24 wa shampiyona ugeze, ndetse yanatsindiye igihembo cy'uwatsinze igitego cyiza cy'ukwezi kwa kabiri. Uwo mukinnyi akina mu ikipe idakomeye, ariko nayo nta kintu itwaye kuko akina mu ikipe ya Bugesera. Uwo mukinnyi rero nta wundi yitwa Ani Elija. Ani Elija rero ni muntu ki? Nagiye ndashakisha, gusa kubona amakuru ye ntago byoroshye, ariko nagiye ndasesengura ninjira mu binyamakuru byo muri Nigeria wabo. Hari profile zimwe nagiye mbona, ariko ntago zikanganye. Ani Elija ni umukinnyi w'umunya-Nigeria, akaba akina mu ikipe ya Bugesera muri shampiyona ya hano iwacu mu Rwanda. Afite imyaka 25, niyo yanditse mu byangombwa bye. Yambara nimero 30, akaba akina nka rutahizamu nimero 9 mu ikipe ya Bugesera. Mu binyamakuru nagiye nshakisha by'iwabo, nasanzemo ko amakuru ye bavuga ko ashobora no gukina ku myanya 4 itandukanye. Ashobora gukina nka rutahizamu nimero 9, ashobora gukina inyuma ya ba rutahizamu, ashobora gukina anyuze ku ruhande rw'ibumoso ndetse no ku ruhande rw'iburyo. Ubwo hose yahanyura bigakunda, ariko mu ikipe ya Bugesera ho akina ari rutahizamu nimero 9 nk'uko nabibabwiye
hejuru. Rero uyu mukinnyi ari guhebwa igihembo cy'ukwezi kwa kabiri cy'uwatsinze igitego cyiza, yabajijwe n'abanyamakuru batese urabona muri Bugesera uzagumamo cyangwa hari amakipe yagiye akuganiriza ati arimo Rayon Sport. Yarasubije ati kuva muri Bugesera nshobora kuvamo bitewe n'ikipe izaza tukaganira neza, ati kuko buriya nta mukinnyi udakunda gutera imbere, ati Rayon Sport ni ikipe nziza, mbonye wofure yo kujyamo tukaganira ibiganiro bikagenda neza nayijyamo. Ubwo urumva ko nawe yaciyeho amarenga ko ashobora kujya mu ikipe ya Murera. Uyu mukinnyi rero ugiye kureba profile ye ntabwo ihambaye, ariko nanone yageze hano mu Rwanda arafatisha, kuko n'ubundi nk'uko nkunze kujya mbibabwira shampiyona yacu pe iri ku rwego rwo hasi, ntabwo iri ku rwego rwo hejuru ku buryo umukinnyi ashobora kuza ukavuga ngo uyu nguyu ngo nta kintu ntaki, ahubwo niyo mpamvu umukinnyi ashobora kuza atazwi yayigeramo akabica bigacika. Urugero rwiza ni nka Willy Esomba Onana Leandre, uriya waje muri Rayon Sport yaje atazwi, abantu bamushaka ku binyamakuru ntibamubone, bakavuga bati Rayon Sport wasanga igiye kongera gutuburirwa, ariko yaraje aba umwami arabica biracika, ibitego aratsinda, amakufura agatsinda, amapenaliti agatsinda, kugeza ubwo Simba Sport Club ari ubu ngubu ari gukinamo. Kandi Simba ni ikipe ikomeye cyane haba mu gihugu cya Tanzania ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Ani Elija yakinnye mu makipe atatu y'iwabo muri Nigeria, nta handi yigeze akina mbere y'uko aza mu ikipe ya Bugesera hano mu Rwanda. Yakinnye mu ikipe bita Wari Wolves FC, iyi yayigiyemo ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2020, ayimaramo umwaka umwe gusa. Aho nakuye aya makuru ku kinyamakuru cy'iwabo ntago bigeze batubwira se yakinnye imikino ingahe, yatsinze ibitego bingahe, kirika mu zindi kipe ebyiri zigiye gukurikira niho bagiye bashyiraho detail. Yavuye muri iyo kipe ya Wari Wolves FC ajya muri Enugu Rangers, yayigiyemo ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 2021, ayimaramo imyaka 2, yakinnye imikino 40, atsindamo ibitego 3 gusa, atanga na assist 2. Nyuma y'uyo Enugu Rangers yahise ajya muri Robi Stars, ari nayo yavuyemo aza muri Bugesera. Robi Stars yayigiyemo ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu 2023, yakinnyemo amezi 8 gusa, kuko ku itariki ya 21 z'ukwa 9 2023 yahise aza mu ikipe ya Bugesera. Robi Stars yakinnyemo imikino 13, atsinda ibitego 4, atanga na assist 2. Urumva ko atari umukinnyi ukomeye akiri iwabo muri Nigeria, ariko yageze hano mu Rwanda muri ya shampiyona yacu mpora mbabwira arafatisha. Kugeza ubu ngubu niwe top scorer kugeza ku munsi wa 24 wa shampiyona, kuko afite ibitego 14, mu gihe umukurikiye ari Mbawoma wa APR ufite ibitego 12. Afite ibitego 13, mu gihe umukurikiye ari Mbawoma wa APR FC ufite ibitego 12. Muri ubu buryo rero bwo gushaka abakinnyi bari kugira ngo bitegure hakiri kare ku buryo batwaye igikombe cy'amahoro bazakina Super Coupe, n'abo bakinnyi bose bahari, ndetse bakaba babanza gukora akantu kameze nka turunwa, bari kugateganya ku buryo bafata amakipe amwe bagakina akantu kameze nka turunwa, bari kumenyereza abo bakinnyi bashyashya baba baje kugira ngo barebe ko ibintu byagenda neza. Gusa Rayon Sport ngo irashaka kuzakora ibintu bitarimo ba bakinnyi ba teste, ikajya igenda ikareba umukinnyi uko akina, yamara kumubona ndetse bakaba ari umukinnyi uri active, uri gukina, uri mu kazi, ku buryo atari bya bintu byo kuvuga ngo bari kuzana abakinnyi badakina, bamaze igihe badakina, bakazana abakinnyi bakina kandi bakomeye. Skol ndetse n'abayobozi ba Rayon Sport biyemeje ko bagiye kwegera abakinnyi kuruta ikindi gihe cyose kugira ngo babatere motivation yo kugira ngo batware igikombe cy'amahoro. Mbibutse ko mu gikombe cy'amahoro muri kimwe cya kabiri hasigayemo amakipe 4 ariyo Rayon Sport, Bugesera FC banafitanye imikino 2 muri uku kwa 4,
ndetse hakazamo Police na Gasogi United. Izo nizo kipe zisigaye mu gikombe cy'amahoro. Urebye neza urasanga Rayon Sport ariyo kipe y'ubukombe kuko ni nayo muri zo zose ifite ibikombe by'amahoro byinshi. Ikaba ariyo mpamvu Skol n'abayobozi bari kuvuga bati twegera abakinnyi tubahaye motivation, ikipe batsinze tubahe prime nziza ifatika, tubaganirize, mbese ugize ikibazo tugikemure, ariko iki gikombe tugitware. Impamvu y'ibyo Skol bivuga iti iyo musohotse mukajya hanze, byibura isoko ryo mu Rwanda nubwo turifite, ariko iyo mugiye hanze tunagaragara ku bindi bitangazamakuru bikomeye, ndetse n'isoko ryacu rikaba ryakwaguka. N'ayo makuru rero